tubagana uretse kuri Classic Hotel. Yes, nkuko mubizi rero iyi ni Cyuma TV show, so tugiye guhura n'abantu bafite projet ikomeye cyane yitwa Barabona, kugira ngo ugire igitekerezo cyo kugira ngo bite izina Barabona igitekerezo hano cyavuye se nivuga ko nuba filime ndabanyiranye nkuko twabibejeje tugera ku mpano zitandukanye, haba muri filime, haba mu muziki, haba muri comedy, aho hose tugeramo. Reka rero noneho tubegere tuganire nabo tumenye umukino wabo bagenda gute, bashaka kugera kuki. Yaman meze bite bro? Salamu. Sister meze bite? Meze bite? Muri Barabona film. So ni Cyuma TV show nkuko mubizi, twaje tubasanga murimo gukora projet, murimo gutya turavuga ati natwe reka tubegere. So witwa ndese mbere yuko tuvugana? Sibomana Siriya. Sibomana Rwagatore Richard. Sinako ufite amasa? Oya, nta masoni mfite. Uri kubona ibintu urimo uzabibasha? Nzabibasha cyane. Cyane witeguye gutwika Kigali? Nakubabarira. Arabashije kabisa. Witwa? Shimwe Concert. Wowe Nitwa Nzayisenga Jean d'Amour. ariko byaba byiza buri muntu agiye avuga noza yiwe, kuko muri filime yitwa bya n'abadukurikiye. Muri filime nitwa Kamari. Filime nyina nitwa Zuzu. Ntatwika. Nitwa Richard, nkaba nkina nitwa Mbanje. Muri filime nkina nitwa Gatema. Gatema? Ahiye ko Kabisa. tugiye kuba twiga. So aba rero ntago ari bo bagize filime ya Barabona, hari abandi tugiye kuganira nabo. So don't miss, tugiye kugira ibintu bya hatari mani tubaganiza. Yes, nkuko nababwiye rero ni Cyuma TV show, so tugiye kuganira n'abantu hano batubwire projet yabo uko bimeze. Kaduhere kuri wowe. Amakuru rwose ni meza. Amakuru ni meza. Ese twihuse ndashaka kubaza ibintu byinshi bitandukanye. Ndagusubiza nta kibazo. Ni wowe ukuriye movie Barabona? Yego ni ngiye. Kugira ngo ugire igitekerezo cyo kugira ngo wite izina Barabona byaturutse kuki? Barabona igitekerezo hano cyavuye se nivuga ko nuba filime ndabanyirangije nta mutsiko izaba biteye. Nawe urakora uburyo uteramo amatsiko abantu utayirangije. No kuvuga ngo hari ibintu nagiye ndeba bitandukanye, noneho mbona ndumva ndi buyirangize pe. Uravuga muri makeya irabara amatsiko. Impamvu nahise Barabona nuko ari ibintu byinshi nyine abantu bagenda bahura nabyo mu buzima, navangiye hamwe mbikora mu iyi filime. Niyo mpamvu nahise Barabona nyine kuko umuntu aba yabibonye, kugira ngo abantu basobanukirwe n'ibyo bagiye kureba. Watubwira bimwe muri ibyo ngibyo bike? Harimo ibintu by'ubuhehesi ku bagabo cyane cyane niwe nibanzeho, kuko hari igihe umuntu ava mu rugo rwe akagenda agahura n'undi mukobwa cyangwa akana kakiri gato, agahita abona umugore yasize mu rugo nta kigenda, atazi kwisiga ngake, agahita ata wa mugore akifatira ka kana gatoya. Nashatse kwerekana muri iyo filime, nashatse kwerekana ko bihira bake bihira bake ko byasa kose. Mu gutekereza se iyo projet yawe ni iki wifashishije nko mu ntekerezo, kugira ngo hari ukuntu ushobora kuba wenda warifashishije ibintu bitandukanye tutabizi, ko ndumva ni filime iri unique yihariye, nta muntu ufite izina nk'iryo. Ni iki wifashishije kugira ngo icyo gitekerezo kigumeho nakigere? Nari nkimara igihe kinini cyane. Icyantera imbaraga cyane ni abantu nagiye mbona
nkuko nakubwiye ngo cyane cyane nibanze ku ngo, ku bantu bafite ingo bakajya guheheta abana ku ruhande, nagiye mbibona bintera imbaraga zo kumva hari icyo nababwirira muri iyi filime. Nk'igitekerezo cyavuye nyine numva waba ari cyo kintera kuyikora. Reka twumve na mushiki wacu. Muraho neza? Mazina nitwa ubundi Uwantege Rebecca, niyo mazina yanjye bwite. Muri filime nkitwa Rehema. Kuki wahisemo gukina muri Barabona filime? Impamvu rero nabihisemo, njyewe nakuze ubundi nkunda ibintu by'imyidagaduro, nkunda ibintu bya filime, ariko kubera kutamenyana n'abantu n'intege nkeya, ngize amahirwe rero mpita mpura na Barabona. Ndeba hari aho bari baragejeje, nyine ndebye mbona ni byiza, harimo n'inyigisho, nanjye musaba ko banshyiramo turakomezanya. Mu bantu mukinana nabo se hari ukuntu nyine uvuga ati umuntu dukinana arabikora, cyangwa se mbona mu bantu dukinana uyu abikora? Ni uwuhe wagenderaho mu bantu? Uramufite ku buryo wavuga ngo namugenderaho? Njyewe ubwanjye nyine ndakubwira ko nabikundaga, nabigiyemo mbishaka nk'igitekerezo cyanjye. Hari abo nagiye mbona wenda nkavuga ati twakinana, cyangwa nkabona ni byiza, ariko kuvuga ngo nagenderaho sindafata intera yo kumva uwo nagenderaho. Ngewe ubwo ndashaka kuba nazamuka, ahubwo nanjye bakandeberaho, cyangwa nanjye nkagira uwo nareberaho. Ariko muri iki gihe nta fatizo nari nabona ati ndarebera kuri uyu. Abanyarwanda bakwitegeho iki? Banyitegeho iki? Ikintu banyitegaho ni nk'inyigisho ahanini, nk'ibyo dukina kenshi bigenda bibaho. Ndagira ngo wenda bajye bandeberaho mu minsi iri imbere, kandi nanjye nzaba ndi umumama, nanjye mfite aho nageza abandi. Mu bintu urimo urakora wumva hari Rwanda urimo kwigisha se, cyangwa urimo urazamura ku rwego rwawe uvuga ati nge ibi bintu wa mugani nk'uko wabitubwiye ngo nabigiyemo mbikunze? Hari ukubijyamo bikunze, ariko n'ubundi ibyo ukinnye ntibigire ikintu bimarira sosiyete. Ubyitwaramo gute kugira ngo wumve kuri kwigisha aba benshi cyane? Nk'ubu sindagera kure cyane, ariko hari abo duhura bakambwira ati rwose inyigisho zawe ziradufasha, biriya kuraje ujye ukomeza aha ukomerezeho. Hari ibyo natwe bigenda bitwigisha. Urumva rero nko mu minsi iri imbere bizaba byararenze intera. Ni izihe mbogamizi se wahuye nazo mu gutangira muri urwo rugendo? Mu gutangira uburyo nabikekaga, wenda ushobora kujya nko gukina bakakubwira ati hita ukora iki, kikagutungura. Hari ibyo bakubwira ukumva wenda ugize isoni, cyangwa ukumva ntiwabishobora. Uko nabikekaga ntago ariko nasanze bimeze, ariko mbona nta kibazo maze kubimenyeraho. Nicyo wasaba nk'abanyarwanda mu kuba urimo gukina iyi movie? Nicyo wabwira abandi nyine bagiye kukureba noneho ukavuga ati nyamara uyu namwigiraho? Urasaba iki muri make wowe? Ndasaba iki abanyarwanda se? Cyangwa se sosiyete n'ubundi bumva ururimi tuvuga, abarundi, abahe? Icyo mbasaba cyo, hari nk'ibintu umuntu akina wenda bakavuga ati bino bintu ntago bikwiriye nk'umumama nk'uyu nguyu, cyangwa ukuntu ibyo akina wenda hari abo binezeza, hari n'abo bitanezeza. Ariko ibyo dukina ngewe ku bwanjye icyo nabasaba, ibyo dukina siko tuba tumeze, ahubwo ni inyigisho. Ndabasaba kuba bantera nka kuraje, bakanshyigikira. Ni nk'icyaha nyine. Byari byose ntabwo wagera kuri runo rwego udafite umuntu ureberaho mu mafilime rusange. Mu mafilime rusange, bita role model. Mu mafilime rusange burya ikintu kinyigisha n'umuntu nkunda ndeberaho cyane ni nk'Intare y'Ingore.
niho roromodo wawe niwe nyine ureberaho niwe ndeberaho nk'inyigisho wenda nkaba nanabikurikiza bimwe bingendekeye neza. kugira ngo uhitemo gukinira barabona filime niki nyine cyakuje mbere na mbere urumva ushobora kuba warabikunze bimaze igihe birumvikana ese niki cyagukuruye muri barabona filime? Muri barabona se ikintu cyankuriye ahanini naragiye turaganira mubaza uburyo bigenda agenda binyumvisha kubera ko nanjye nabikundaga bona harimo inyigisho kandi twafatanya ndavuga ati nanjye noneho se bisaba iki arambwira ndavuga twakomezanya mbona ndabyishimiye. Barabona urumva ngo usigaye ukurura abantu abajyana muri movie ibintu uzabibasha n'abandi bazi abandi cyangwa na myanya yarashize imyanya se mfite ibitekerezo byinshi abo bari ni abahindi filime ariko ubundi movie zawe ni wowe uziyandikira? yego uraziyandikira cyane rwose hanyuma ukanazishyira mu gikorwa cyane. ntago naje gukina. ushaka kugera kuki se kuri iyi poroje yawe? njyewe ibiki ushaka kugeraho bitandukanye n'ibyo waje nyine ubona? njyewe ubundi gahunda mfite nshaka gukina filime ariko urabona nyine channel wabonye ko nahise barabona TV ntabwo nshaka ko bizagarukira hariya kuri channel gusa kuko n'abandi bafite amateleviziyo tureberaho amakuru n'ibyo byose ntacyo bandusha. urumva mfite inzozi z'uko nanjye nagira televiziyo nkajya nanjye ntambutse amakuru y'imyidagaduro urumva nanjye nkumva uburyo biryoha ukarebwa n'ayo mafaranga akaboneka n'ifaranga nyine rikaza birumvikana. mu kuba wakora casting ntekereza ko hari ibintu ugenderaho ni iki se ushobora kubwira nk'abantu uburyo na nuza yawe bazaba bayikurikirana bakagusaba kwinjira cyangwa se kuzanira abandi? ubundi ukibona umuntu ukimubona mugakora casting ubundi impano utibona ariko nabwo ubundi abantu benshi baba babisaba baba banabishaka ariko hari igihe ureba ukabona umuntu nyine nta mpano afite akaba abikunda ariko wamureka ukabona nta mpano afite ariko dukoranye nkabona ufite impano nanjye mba ngukeneye burya yewe nkeneye nanjye ngukeneye. hari ibintu byateye muri filime navuga nyarwanda ngo kuriya nyine muba murimo murakina hari igihe ngo bigira nyine bitamera nk'aho ari umukino ahubwo mukabishyira mu bikorwa. wowe icyo kintu wemeranya n'abakivuga? kuba bakivuga barakivuga ariko njye ntabwo mbizi uko ntabyo ndabona. niba ari byo niba atari byo ntabyo nzi. muri barabona ntabwo bibamo aka ntabyo nta n'ibiteze nimba gitumo n'utugwa gitumo uzabishyire ku isi hose. twebwe reka nkubwire twebwe dufite gahunda dufite intumbero urumva niyo impamvu dukina ntacyo dushaka kugeraho bihabanye n'ibyo uvuga ntabyo uzahasanga rero kuko buri wese afite icyo bita afite ingamba ze yafashe akavuga ati nubwo ngiye gukina barabona ariko ngomba kuyikina nkagera ntabwo agomba kuyikina akagera ku ibyo uvuga ku ruhande. abizi muri iyi sosiyete turimo hari ukuntu bavuga ngo nyamara ngo abantu ngo bakoresha ngo filime ngo bafite filime hari ukuntu nyine bibeta nk'uko turi kubivuga babakinnyi bikarangira bagiye babikoze ari nka action y'ibijyanye bakabigira iby'ukuri. ese ntabwo bijya bibaho twebwe ntabwo biratubaho nta nubwo duteganya ko bizatubaho. uri kureba bamwe uri kubeshya njyewe oye ubwo niko ndeba none ko ntari buhindura indoro kuko wambonye niko nguma
niko usanzwe uteye. niba wambonyemo indoro yo kubeshya ubwo wasanga ari wowe ureba ko burya nyine ukaba ubona indoro yo kubeshya warayibonye isa nk'iyi ndeba ariko njyewe mfite uburyo nyirebamo atari ukubeshya. ubundi kuvugisha ukuri kuri wowe ni iki? Kuvugisha ukuri ese niba nkubwiye ibintu ibindimo hari ukundi kuri kurenza uko wowe uvuga ibikurimo nyine ikindi ku mutima kitari ibanga ndakivuga. wowe se ufite uwe muroro mudo n'ubu iyi muvi yanyu murimo murakina byo byose izo nuza creativity ufite innovations ufite muri iyo kariya winjiyemo yawe byo uzarubona uvuga ati ewana uyu muntu aranyespira kabisa namugenderaho nkakora ibikorwa byanjye kandi baba bahari rwose ntabwo waba ugeze aha ngaha udafite umuntu hari uwo ufite ahubwo njye ndumva uri kungora niko kazi kanjye sinkubeshye njyewe rwose ukuntu nteye ntawe pe nawe nta muntu wigeze aguhereza nk'igitekerezo kuri iyi poroje yawe ukumva ari kuguhereza ibitekerezo mbere y'uko itangira urabivugira rimwe hari umuntu ugutera ibitekerezo bizima kabisa ukavuga ati ewa nyamara ibintu avuze byanyubakiye ni iki ni abahe bantu barahari uburyo hari ibyo wagendeyeho ni ukuvuga ngo hari umusaza dukorana nyine yakina yitwa Frederic niwe wakunze kumpa ibitekerezo nyine yagendamo ibitekerezo imbogamizi uhura nazo muri kano kazi kawe n'izi imbogamizi urabona ibyishimo urabivugira imbogamizi n'ibyishimo abantu ntabwo bafata ibintu kimwe hari uwo ushobora guhura akavuga ati se barabona warasaze umuntu w'umugabo wambara biriya bintu ukagenda ugakina benshi baba bazi ko wenda ari n'ukuri wagiye mu muhanda nyine ubyambaye umuhanda wose ukawuzenguruka nyine abantu benshi bakunda kumbwira ngo ndinjije cyane bitewe n'ibyo nkina n'imbogamizi ubwo ngenda mu nzira nkaho wakabuze ati dore wenda wa muntu ukina filime yawe ati dore yanjije barabona igira gutya na gutya bitewe n'ibyo nkina ibyo ako kambere imbogamizi ariko si cyane ntabwo ari cyane ibyishimo mboneramo ndetse ko ari byinshi ni byinshi buri gihe turi gukina mba numva nishimye cyane mu buzima busanzwe nyine nanone mu buzima busanzwe nkunda kugira ibyishimo ariko none iyo turi hamwe dukina cyangwa turi kureba ibyo twakoze ukuntu bimeze mba nishimye kurushaho mba ndi kugenda nganira n'abantu abadukurikiye bakwiteguye iki ubu nonaha navuga ko ndahari ariko bisa nkaho ntaranaza neza bitewe n'ibyo njye ntekereza gukora njye ndimo ndatekereza ko ndi guharura inzira nzanyuramo nza ahubwo ikintu nababwira nakisabira bareba inzira ndi guharura noneho bakareba niba nzaza ntwaye igifaru cyangwa nzaza n'itopito ushaka kubabaza Kigali niko ushaka gutwika Kigali utayibabariye kuko ibyo nshaka gukora njye ndumva nta na 0 n'ibice 2 ndakora ku ijana ni byinshi cyane byinshi muri iyi filime urimo urategura nize mbogamizi witezemo mbogamizi se reka gufasha imbogamizi witeze muri iyi filime imbogamizi zo ntizabura ariko iyo umuntu ari mu rugendo burya hari ibyo arwanya bimwe akabyihanganira rero urumva uko byagenda kose imbogamizi zo ntizabura ariko nk'ukuntu umuntu aba yarabipanze we hari ukuntu umuntu agenda azikwepa ubuzima bugakomeza ibyo ari byose harya watubwiye ngo ni Rehema
ukiri mutoya ibyo byose nimba warakuze ubikunda, hari ukuntu ababyeyi bavuga bakagufata bakakubwira ati jya muri ibi jya muri ibi rwose ibintu uri kujyamo ntabwo ari ngombwa. wowe bigenza gute, wabyitwaragamo gute igihe habaga bagukebuye ngo unyure mu nzira bashaka? urumva rero twebwe twagize ibyago, niba ari ibyago niba ari imana yo gukurira mu byaro. Mu byaro kenshi abana barazerera, abana bajya gukina, ngiye nabonaga aho bikinira nkirukanka nkumva nabijyamo, ariko kubera ababyeyi imirimo aba ari myinshi, kora iki nakumva aho bagiye gukinira nkajyayo, nakumva aho barimo baratarama bidagadura nkaba ndirukanse. none igihe kimwe bakambwira ese bimeze bite, nkababwira ati ariko ngiye nubwo mumbuza mujye zaza mpanga akazi kanjye mujye mumpa bikeya ubundi nanjye ngiye gukina. noneho babona bimwe na bimwe ndi kugenda mbikunda, barangije barambwira ati noneho rero reka tugushyire muri korali wenda izagufasha. njya muri korali, umuririmbyi mba n'umubyinnyi kwa padiri, impano mbona irimo iraza, bigeze aho nyine umuntu aratarara ukajya ukabura uko ubu burenganzira bitewe n'aho wagiye, impano ikagenda izima. ariko ngewe mvuka numvaga nshaka nko kuba naba nk'umubyinnyi, umuhanzi se, umuntu ukina filime, ibintu nk'ibyo. nuko naburaga wenda nk'umuntu wantera inkunga cyangwa aho najya. ubuze icyo kintu, hari kugeza n'ubu wa mungani tuze tunavuga ibintu tubisubiremo tuvugire n'abandi bataba bafite uburyo bwo kuvugirwa. hari ababyeyi kugeza ubu ngubu batumva agaciro ka filime bisanzwe, uvuga ati umukobwa agiye gute ajya muri movie agakina bino bintu. urasaba iki ababyeyi bo mu byaro cyangwa se bahantu hakure? icyo nabasaba, burya buri muntu wese agira impano kandi wenda ikamugeza ku kintu runaka. umwana burya umubyeyi aramumenya, umenya niba akunda umupira, ukamenya niba akunda kuririmba, ukamenya ikintu runaka cyane akunda. wenda igihe umutangira rimwe ukabona biranze, wamutangira kabiri ukabona biranze, ariko gira umwanya, niba uganira nawe muganire, umuha uburenganzira, urebe cya kintu ese aragishoboye cyangwa ntagishoboye. ariko burya n'uburenganzira ku mwana n'icyo ashaka uramureka. icyo nabasaba rero, burya naryo nabyita ihohoterwa. umwana niba ashaka ikintu mureke, urebe byibuza se wenda ujye umugenera, uvuga ati niba bagiye izi saha ubanza umuha amasaha make cyangwa umuha iminota, umukurikirane urebe se cya kintu yagiyemo nicyo se aragishoboye. nubona agishoboye umutere inkunga, umutere na courage. Cyuma TV show umaze igihe kingana gute yiziho ibiki? ntabwo ari igihe kinini, ntabwo mbizi cyane. ntabwo uyizi? ndayumva ariko ntabwo nyizi ngo ikorera aha imeze gutya na gutya. yumva nk'abandi bose. niko wa mugabo. Cyuma TV show yizi ibiki? banefitiye isoni. Cyuma TV show nzi ko utambutse mu biganiro nyine by'ibyamamare, ubwo sinzi niba natwe twamamaye buriya nibyo utangiye kuvuga uri kureba muri kamera ngo urimo uragira isoni. kabaye ahubwo ndimo ndagira isoni. kabaye rero nicyo nyiziho. ibiganiro byiza, ahubwo nakubonye nanjye ndamamaye wa. bravo. tukiri kuri proje yanyu, mu gukora casting, hari ukuntu nyine igitsina gore babigoranye kugikonveka bitewe n'ibintu ukijyanyemo, ko ni mu buzima busanzwe. wowe ukoresha irihe banga bitandukanye n'uko abantu hano babyumva? wenda urasigazayo akari none niyo banga ukoresha kugira ngo ukurure abakobwa
abamama baze muri filime yawe bigenza mu gute? yewe simbizi ntabwo byangoye cyane kuko nabanje mbasobanurira filime uko iteye, bamaze kumva uko iteye mbona barabikunze, sibyo? ubwo siyasa yanjye si filime yanjye ubwo kugira ngo barebe ibirenze mbona aricyo kintu cyamfashije kuko urabona nanigirira isoni, ntabwo nari kubasha kubigisha cyane ngo mbishobore, ariko naberetse filime uko iteye baranyemerera rwose, birankundira ku byo natashye mvuga atawe karabaye icyo ndagikemuye. Rehema uri umuntu ukuze, ibyo ari byo byose uri muri indasitiri uzi neza, ni iki ushobora kubwira nk'abanyarwanda wenda tunasozamo by'umwihariko mesaje wahereza abanyarwanda abadukurikiye muri make? mesaje nabasaba wenda icyo nabasaba ni nko kudukurikira bakadutera nk'inkunga, ibyo turimo ubu ni nko gutangira kuko ibyiza biri imbere, kuko mu minsi izaza natwe wenda tuzaba twarageze ku yindi ntera, twaramenyekanye, nicyo kintu wenda turi gushaka cyane. Icyo nabasaba cyo nkuko ibyo dukina hari abavuga ngo wenda uriya ni ikirara cyangwa uyu n'uyu yitwara uko gutya na gutya, ntibyari ngombwa. Turi mu bintu byo kwigisha, ntibireba umukuru ntibireba umwana, ni uguhozaho. Uko tubikina siko biba biri gusa, ni inyigisho kandi bajye badushyigikira. Barabona bagiye kubona abagombe babone ubundi reka bubaze akarere ka Kigali urakazi? akarere ka Kigali ntako nigeze menya. Ntabwo akarere ka Kigali ukazi? Ntako namenye rwose. Uzi iki? Nzi umujyi wa Kigali. uze umudugudu utuyemo urawuzi? Ndabuzi cyane. Uzi watura mu mudugudu utazi? Abantu batabuzi. Wajya mu nama se ugataha batabuze ati inama y'umudugudu runaka? Bawita gute? Bawita Kabeza. Urumva se? Kabeza. Nzi ko hari akarere kitwa Kabeza. Niba ari mu kindi gihugu kitari u Rwanda. Ariko niba ari u Rwanda ndaguhakaniye rwose, wabyumvise nawe. Aha, urasaba iki rero ku bantu badukurikiye? Nicyo basaba kuri proje yawe? Icyo mbasaba ni uko nyine bayikurikirana episode ku yindi, kuko uko umuntu agendera episode niko agenda akurura inyigisho zirimo. Episode igenda izana n'izindi nyigisho, ariko iyo urebye kamwe ukigendera ntabwo umenya ngo uzanyigisho se byagenze biti. Ariko uyikurikiranye neza umenya ibirimo ngo ni ibiki. Rero nabasaba kudukurikirana nyine, kudukurikirana kwabo ni nabwo bufasha. Niba babone hehe kuze mbuga nkoranyambaga? Ba YouTube channel yitwa Barabona TV. Mu Instagram nasize kwiyemera comedian kuko niyo nakoreshaga kera, ariko ndabireka. Uri n'umukomedi? Byoroshye se? Izo proje byoroshye. Uzi proje uri kuba uzazi waje? Ni ibyo uzi. Uzi ukuntu mpogoza buriya? Aha, katwikomereza. Nabaye n'umugospel nyine. Nibwo wabyumva. Ufite proje nyinshi nyinshi. Kuri IG ngo handi baturebe badusanga ni Facebook, niyo ngo Patrick. Cyangwa Facebook page yanjye ni Patrick Freeman. Naho badusanga. Wowe Rehema bagukurikiye kuze mbuga nk'abafana bawe? Nizo ngizo. Azubwenge. We are out. Cut. Murakoze man.
mbona aricyo kintu cyamfashije kuko urabona nanigirira isoni ntabwo nari kubasha kubigisha cyane ngo mbishobore ariko naberetse filime uko iteye baranyemerera rwose birankundira ku byo natashye mvuga atawe karabaye icyo ndagikemuye Rehema uri umuntu ukuze ibyo ari byo byose uri muri indasitiri uzi neza ni iki ushobora kubwira nk'abanyarwanda wenda tunasozamo by'umwihariko mesaje wahereza abanyarwanda abadukurikiye muri make? Mesaje nabasaba wenda icyo nabasaba ni nko kudukurikira bakadutera nk'inkunga. Ibyo turimo ubu ni nko gutangira kuko ibyiza biri imbere, kuko mu minsi izaza natwe wenda tuzaba twarageze ku yindi ntera twaramenyekanye. Nicyo kintu wenda turi gushaka cyane. Icyo nabasaba cyo nkuko ibyo dukina hari abavuga ngo wenda uriya ni ikirara cyangwa uyu n'uyu yitwara uko gutya na gutya ntibyari ngombwa. Turi mu bintu byo kwigisha, ntibireba umukuru ntibireba umwana, ni uguhozaho. Uko tubikina siko biba biri gusa, ni inyigisho kandi bajye badushyigikira. Barabona bagiye kubona abagombe babone ubundi reka bubaze akarere ka Kigali urakazi? akarere ka Kigali ntako nigeze menya. ntabwo akarere ka Kigali ukazi? ntako namenye rwose. uzi nzi umujyi wa Kigali. uzi umudugudu utuyemo urawuzi? ndabuzi cyane. uzi watura mu mudugudu utazi? abantu batabuzi. wajya mu nama se ugataha batabuze ati inama y'umudugudu runaka bawita gute? bita Kabeza. urumva se Kabeza? nzi ko hari akarere kitwa Kabeza. niba ari mu kindi gihugu kitari u Rwanda. ariko niba ari u Rwanda ndaguhakaniye rwose, wabyumvise nawe. aha urasaba iki rero ku bantu badukurikiye? nicyo basaba kuri proje yawe? icyo mbasaba ni uko nyine bayikurikirana episode ku yindi, kuko uko umuntu agendera episode niko agenda akurura inyigisho zirimo. episode igenda izana n'izindi nyigisho, ariko iyo urebye kamwe ukigendera ntabwo umenya ngo za nyigisho se byagenze biti. ariko iyo uyikurikiranye neza umenya ibirimo ngo ni ibiki. rero nabasaba kudukurikirana, nyine kudukurikirana kwabo ni nabwo bufasha. niba babone hehe kuze mbuga nkoranyambaga? YouTube channel yitwa Barabona TV. mu Instagram nasize kwiyemera comedian kuko niyo nakoreshaga kera, ariko ndabireka. uri n'umukomedi? byoroshye se? izo proje byoroshye. uzi proje uri uzazi waje? ni ibyo uzi. uzi ukuntu mpogoza buriya. aha katwikomereza. nabaye n'umugospel nyine. nibwo wabyumva. ufite proje nyinshi nyinshi. kuri IG ngo ahandi baturebe badusanga ni Facebook, niyo kuri Patrick. cyangwa Facebook page yanjye ni Patrick Freeman. aho badusanga. wowe Rehema bagukurikiye kuze mbuga nk'abafana bawe? Ni izo ngizo. azi ubwenge.